yo kuko niyo tuzi unuvuga ngo ngo iyi Imana yacu twebwe dusenga bo ntibayemera kubera yuko batayizi. Bo Imana yabo basenga rero barayemera kuko bayizi baganira nayo. nuvuga ngo wowe wemera Satani nyine nk'Imana yabo kuko babasha kumubona. Babasha kumukwiba. Tumwebwe namuvuga Imana mutanayibona, tumva mutari mu muyobe kuruta twe. Ahubwo si we muyobe. Usenga icyo utazi, jya usenga icyo uzi nige mubi. Ibaze. Nagira niba ari uko nguko rero umutima ukoshya warakubeshye. None se ibimenyetso Imana yagiye itanga Satani yarakiri intumwa y'Imana ari marayika. Imana imutuma ku isi. Mbo yasohora ibimenyetso byinshi imirabyo ikarabya ku rukuta ku kibambasi cy'intuza cy'umusozi hakaza yanditseho amagambo y'Imana. Imana ikamanura ibitabo amagambo ikayahereza intumwa nka korowani none se mutume yari mu ijuru ntiyari ku isi hano, ariko Imana yamuhaye ibitangaza imumanura korowani ariyo abasilamu tugenderaho. None se iyo korowani yazanywe n'iki? Si Imana yohereje? Kuki tuvuga ngo Imana ntiyireba kandi amagambo dukurikira ari ay'Imana yohereje? Twebwe Imana turayibona tukanavugana nayo, kuko iyo dusoma korowani tuba turiho tuvugana n'Imana. Ariko wowe usoma kiriya gitabo cya Satani ubu uriho uyobya abaturage, kuko ntabwo uvuga ukuri ahubwo uvuga ibyo Satani yakubwiye. Twebwe rero tuvuga ukuri kuko tuvuga iby'Imana ivuga, kandi Satani yavumwe n'Imana. Ntubyemera se? Ati yayivumiye heza. Ntumva se ko ntabyize? Niba utazi ko aho Imana yavumiye Satani, urumva se ibya Satani umuzi? Ntawuzi. Ingingo zibarengera nabo ziba ari nyinshi, ariko hari igihe nakubwira ikintu nyine ukumva nyine n'ubujiji cyangwa se n'ubuyobe nyine niko abizi nta n'ubumenya bifiteho nyine usanga. Ese umuntu akubwira ati yewe Imana yanjye nemera niriya kandi n'Imana nziza, ni umuntu mwiza, ngo na bya bindi bavuga ngo berekana ibishushanyo, ngo ntabwo Satani ari kuriya sa. Satani afite isura nziza iruta abantu bose baremwe ku isi. Ati rero biriya bishushanyo bagenda babereka ku kibi, ati biriya ni ukumusebya kugira ngo abantu bose bari ku isi babone ko Satani ari umuntu mubi, atari ko si kwasa. Uvuga ngo ubwo umuntu yavuze ibyo ninde? Ngo Satani ngo uko ayo mafoto tubona se Satani nyine ukumusebya no kumwanda. Ni ukumusebya nyine, niyo mpamvu bakora biriya bishushanyo berekana ko Satani asa n'iryo zina nyine, bakazana igishushanyo gihuye n'izina nyine. Atari ku bundi Satani ntabwo ari yitwa Satani nyine kubera ko Imana ariyo yamwise iryo zina. Ndetse uremera ko Satani Imana ariyo yamwise Satani? Ati ndabyemera. None se iyo Mana yavuye kugira ngo yite Satani ko ari Satani nyine, ati ibyo byose Imana yagize ubushobozi bwo kumumanura Satani akaza ku isi, akaza gutegeka abantu bari ku isi. Ntabwo itegeka wowe nabo mufatanyije, bari bakirita umufatanyije bagenda bahungiza abantu ibitambaro ngo Imana ngo abarwaye ntibakire sinzi biki. Kubera iki mudahaguruka ngo mujye kuvura abari mu bitaro baboreyemo, abarwaye za sida mu bakizi ko mufite ubushobozi, abarwaye imitima bari mu bitaro bananiwe kubyuka mubakoreho bakiri, mugahagurutsa abari muri urwo rusengero rwanyu rw'ibinyoma. Hari umupasiteri umwe twashwanye nawe ndamubwira nti ibyo nsengero zanyu sinzemera. Mwebwe impamvu ntazemera, ntabwo ndi mu mihazara, ariko ndakubwira ibiri mu bwonko bwanjye kandi nabonye nasoma. Satani zanyu nako izo nsengero zanyu n'ibyo mukora ntabwo twebwe tubyemera, kubera yuko ni ibiyobya abantu gusa. Nta kuntu ushobora kubwira umuntu ngo genda agukijije, nahaguruka aho ngaho muri urwo rusengero nagera wasubira uko yari ameze, ubwo si umukijije ibiki? Jye nabonanye n'Imana. Ese wabonanye n'Imana uri urusengero rwaje ejo bundi? Urusengero rwabaje hano ni Gatolika, hakurikiraho Isilamu, hakurikiraho niba ari Adventiste, hakurikiraho n'Abaporo.
kuki abo bantu izo nsengero zitabonekerwa ngo bakize abantu? hakaba abantu bari gukiza abantu nizi za ADPR sinzi bitindigasani sinzi biki bariya baje mbere kuki ubwo bushobozi Imana itabuhaye ikabuha mwebwe muje none ariko none karimo logique mugani n'izo nsengero zose nta muntu ako se n'abantu bajya bahanurira abantu bakanaba ko babakije kandi ari bamwe muri ayo madini. Yego nyine baba bari kumwe ni igikundi nk'uko twicaye none twicaye hano ariko ufite abantu nanomye nakize kuri gahunda bakagira umwanya wo bicaramo bariya rero nibo bagenda bagahungizwa bakagwa noneho kubera ko bari kuri gahunda yo kubishakira amafaranga bakaza kongera bakagenda bakabagera hejuru ngo babasabira iyo nabonanye n'Imana iki sinzi biki ngo bakabasengera bakongera bagahaguruka bakagenda. Ntabwo ari byo rero, ntabwo ari byo. Umuntu wavuze ukuri n'uwazanye korowani nta bindi kuko nabo hari ijambo bitwaza bakavuga ngo none se ngo niba wenda Muhammad yarafashe ati niba ari we waje akaba yaraje nyuma y'intumwa zose n'abahanuzi ati ni gute wiga mufata nk'umuntu wadanje ku Mana kandi muzi neza yuko ari we waje nyuma ya Yesu nyuma ya Mose nyuma y'abandi tabo bose nimubahe nkuko mubaha intumwa Muhammad. Nta muntu n'umwe tutubaha muri bariya baje kubaha Muhammad kuko niwe waje kujijura bariya baje mbere. Ntabwo bariya baje mbere bakurikije amategeko Imana yatanze. Sinzi niba aho ngo tumvikana cyane. We wahawe Bibiliya noneho Bibiliya umaze kwifata uyicamo ibiki ya magambo wakagombye gusoma wigisha abantu ukagenda ubigisha ibiki. Ariko Muhammad amaze kugera ku isi amaze kuronka igihe gitabo ya magambo Imana yamuhaye yasomye yose uko Imana yamuhaye niko byagenze. Ntabwo yigeze icamo ibice ngo ifate igice ikindi gice gishyiraho ikindi gishyiraho yafataga igitabo cya Korani agasoma ibyanditse byose n'amategeko y'Imana itanze. Ariko wowe amategeko y'Imana wageragamo ukayasoma igice ugasemuka ukajya hariya Imana ivuze gutya ibya bindi byo hagati rero bitanga amategeko y'Imana wabisimbutse. Icyo gihe ntabwo Imana ishobora kukubaha cyane nk'uko yabishakaga kubikora. Ariko intumwa Muhammad aje yazanye ukuri kuko ntabwo yigeze afata igitabo cy'Imana ngo agicemo kabiri. Rero buriya ngo abayisilamu nyine ngo natwe ngo nyine ngo naho twakwiye kuvuga kuko nyine ngo abayisilamu nyine ngo nabo baje nyuma ya Katolike kandi Katolike ngo yakaba ari idini y'ukuri ati rero abayisilamu mwebwe namwana ibyo bya Katolike niba yaraje mbere se nagira ngo nkumenyeshe ko biriya bya Katolike ntabwo wakurikiye amateka n'abapasiteri n'abanuza benshi barya babita ngo iki bariya abanuza abapadiri n'abapadiri benshi se abapadiri benshi bagiye bava muri Katolike bakinjira muri Isilamu. Hari n'uwaguye muri Kongo nani muri Kenya yaranditse n'ibitabo byinshi cyane asobanura n'ukuntu batambikiriye noneho ya magambo bigaga bakayacamo ibice kubera ko bari bafite ibitabo bya Korowani. Buriya abapadiri benshi bagira udutabo twa Korowani tungana n'izi telefone bagenda. Umupadiri aratubwiye ati rwose buriya padiri mukuru aba afite agatabo yagiye gusoma misa muri kiliziya arabanza akinjira mu kumba k'agasari akajya ku musara Korowani iri imbere y'agasari akarangiza. Ese kubera iki babikora kuri ati biriya ni ugushaka amahaho, biriya ni amahaho baba bashaka kandi nibyo ni amafaranga bishakira. None se mutume hari ubwo yashaka amafaranga ntabwo yigeze ajya mu byo gushaka amafaranga. Uriya umupadiri mbere yo kujya gusoma misa arabanza akajya gukora iswala barabanza agaswara yarangiza guswara noneho akabona kuza agahagarara imbere y'abakirisitu. gusa ubwo iswala hari ikintu yamumariye n'ubundi niba ijya ngofero iriya ngofero yambariye iki cyangwa ikanzu akaba ari imisaraba ntabwo yarane aya matara atagera mu gikari wari ku musaraba